ikintu cya mbere aya mateka yasigiye nabonye ni ikintu cyo kwirinda ingengabitekerezo rwose ikintu bita ingengabitekerezo kurobanura amoko y'abantu uriya ni umuhutu uriya ni umututsi uriya ni uwashigajwe nyuma n'amateka ikintu mva umuntu ushobora kunyita umututsi cyangwa akanyita umuhutu cyangwa rwose pe sinjya muri ribu ibyo bintu ndabyanga ntago mbikunda aya mateka ikintu yasigiye cya mbere nuko kuba ndi umunyarwanda setu ndi umunyarwanda n'abana banjye n'abanyarwanda nabo mvukana nabo n'abanyarwanda n'igihugu mbamo ni icy'abanyarwanda ubundi byakabaye ko itorero rifasha igihugu kuko imbaraga ziba mu itorero burya imbaraga za Bibiliya ziruta imbaraga z'imbunda yes waya gute se bwo nawe urabizi nubwo uba wigize umunyabwenge w'isi nawe urabizi ko imbaraga ziri muri Bibiliya kugira umunyabwenge w'isi ariko hari harundi ushaka kubwira ibyo bintu ntabyumvi basobanurira impamvu mvuga yuko imbaraga ziri muri Bibiliya ziruta imbaraga zo mu mbunda nuko Bibiliya ni ijambo rya nyiri ijambo ni ijambo ry'Imana kandi ni ijambo ryanditswe n'abantu bari bahumekewemwo n'umwuka w'Imana nabo bayobozi gusa barigizemo uruhare kuba igihugu cyacu cyariyubatse n'abanyamahanga babigizemo uruhare kuba igihugu cyacu cyariyubatse kikava mu icuraburindi cyari kirimo n'abanyarwanda muri rusange ubwabo ku giti cyabo n'urubyiruko babari tubwire iri terambere ni bande tubikesha uruhare umuntu iterambere umuntu turikesha turarikesha Uwiteka ni Imana yahabaye ikoresha abantu ni Imana yakoresheje ubuyobozi bw'igihugu hanyuma ubuyobozi nabwo bukoresha ibindi byiciro hari umwana nigeze ntwita umwe muhuriraho n'akaga n'amakuba nkajya nuko cyane bamututse ari mu nda bakamutuka bakamubwira amagambo mabi hanyuma uwo mwana najyaga kera hari umuntu wabinyibukije najyaga nza nkakora kunda ngo ratangenda gukunda ikibebe cyanjye njyewe ndi mama nkamuhumuriza ari mu nda ubwo nubwo yahuraga na toroma y'ibyo bigambo biraho hirya ariko nibura kumva akanyamuneza ka mama amaze no kuvuka mubwira ukuntu mukunda nkajya musekera ntago abana bakwiye kuzira ibibazo twanyuzemo nawe neza abanyarwandakazi abari mu gihugu n'abari hanze yacyo ubwo n'aba diaspora abayobozi b'igihugu cyacu ingeri zitandukanye ababyeyi bacu bakuru bacu na barumuna bacu ndakeka yuko mumeze neza ntago ibihe turimo biba bitworoheye abenshi murabizi nubwo njye nkiri mutoya igihugu cyacu cyagize amateka atari meza 1994 ariko nubwo wababuza abawe nubwo wasigaye uri wenyine hari abandi bagukunda kandi n'Imana ubwayo irahari kugira ngo ikomore ibyo bikomere rero wowe uri kurira wenda udafite n'uri buguhoze wihangane hari uzaza mu buzima bwawe akakomora hari uzaza mu buzima bwawe akagufasha kwiyakira uzaza mu buzima bwawe akagufasha urugendo rukomeye cyangwa se rutoroshye urimo ikindi kandi n'Imana ibihari ibireberera imfubyi n'abapfakazi nabo batishimye so muri aka kanya rero ntabwo ndi njyenyine nkuko mubona kuri kamera as a host nitwa Charlene wiragiye uyu munsi mbafitiye nabatumiriye umutumirwa ni mama Charlene ngo the red boss turakwakiriye mu kiganiro cyacu antumiye nagutumiye murakoze kunyakira mwe mumeze neza tumeze bon kuri guseka cyane si uyu munsi oya nanjye nanze guheranwa n'agahinda ese buriya mama Charlene nko muri ibi bihe tuba turimo abenshi ntabwo biba biboroheye wowe nk'umubyeyi wanyuze muri byinshi ufite urakuze ngo wenda bitagaragara inyuma ariko twakubaza wowe uba umeze ute uba wumva ibi bihu byakira gute iyo tubigezemo yewe rero ibi bihe nyine nanjye birambabaza birambabaza kuko nanjye mfite ibyo nibuka nanjye aya mateka nanjye yankozeho ariko nanone ibi bihe bituma niga
njyewe rero nigishwa n'ibintu byinshi ibi bihe bituma niga, ibi bihe bituma ntekereza, ibi bihe bituma nongera gukunda Imana, nkongera nkanayitinya, kandi ibi bihe nanone bigatuma nca bugufi nkaniyoroshya, kandi bigatuma nongera kugirira imbabazi abantu bababaye, ko abantu barababaye kandi bakeneye abantu babomora. Ese buriya n'ibindi bihugu bikikije u Rwanda cyangwa n'abari abanyamahanga, katubishyire mu banyamahanga, ni igiki ubona bagakwiye kwigira ku Rwanda bitewe n'amateka yabayeho? Urebe naho igihugu cyari kiri naho kiri uyu munsi, ni igiki aba banyamahanga bakwiye kutwigiraho, bakwiye kwigira ku mateka y'u Rwanda? Ewe amateka y'u Rwanda ahubwo wenda tutagiye no ku banyamahanga, wenda nabagarukaho. Ubundi umunyarwanda ahava akagira abakwiye kuba umuntu w'injijuki usobanutse, naho yaba yarize makeya. Ikindi mu kiganiro mperutse gukora nindi kubwira abantu ngo naho batakigishwa na Bibiliya, bakigishwa ku byo babonye ku banyarwanda bikabatera kuba bahanga n'abanyabwenge. Noneho bigeze nko mu bihugu by'abaturanyi cyangwa no mu bindi bihugu, ikintu bagomba kwigira ku Rwanda ni ukwiyubaka. Uburyo u Rwanda rwiyubatsemo n'uburyo bwashatse igisubizo nta yandi maboko rufite, abanyarwanda bakishakamo igisubizo hagati muri bo kandi bakakigeraho. Ubumwe n'ubwiyunge, abantu bashaka ubumwe n'ubwiyunge bafitanye amakimbirane mu bihugu bitandukanye bashobora kwigira mu Rwanda, kuko ibintu byabaye n'amateka. Nta muntu wari uzi ko abanyarwanda bashobora kubana muri ubu buryo, kandi rwose usibye ko abantu batajya banyurwa, ahantu u Rwanda Imana irugejeje ni ahantu hashimishije ho gushimira Imana. Yego. Murakoze ko ikiganiro turimo mbagiye ngo mbabwire insanganyamatsiko. Insanganyamatsiko iragira iti ni uruhe ruhare amatorero cyangwa se n'amadini n'abantu b'abakristo muri rusange bafite, uruhare rwabo ni uruhe mu gukomeza gusigasira amateka y'u Rwanda yabaye no kuyikomeza kwirinda jenoside yakorewe abatutsi 1994 kugira ngo ntizongere kuba. Mama Charlene, tugarutse umuntu nabariza nk'abandi, hari nk'umuntu wakureba akibaza se Mama Charlene, wowe ni igiki aya mateka yagusigiye? Wizemo iki gikomeye utaruzi imbere ya byose? Okay, nkaho ugeze wenda nko muri za 2 ukavuga ngo icyo wize muri za 2 ubu sibyo wenda wungutse muri uno mwaka turimo, sibyo? Tubwira ibintu bitatu, ubwo mbarije abantu wenda bashaka kuzabyibaza ibyo bintu bitatu aya mateka yagusigiye uvuga ngo n'umwana wanjye ningira n'amerwe nkagira nabuzukuruza n'abavivi n'ubuvivuye, nzabwira ati ibintu bitatu ntuzigere ubyibagirwa. Ibyo bintu ni ibi. Nkubwira ikintu cya mbere, wenda nanjye yabaye ndi muto, ariko uko nagiye nkura nshingiye ku byo nabonye, nanjye mfite ubwenge bw'ibyo nabonye nshobora kwiga. Ikintu cya mbere aya mateka yasigiye nabonye ni ikintu cyo kwirinda ingengabitekerezo. Rwose ikintu bita ingengabitekerezo kurobanura amoko y'abantu, uriya ni umuhutu, uriya ni umututsi, uriya ni uwashigajwe nyuma n'amateka. Ikintu umuntu ushobora kunyita umututsi cyangwa akanyita umuhutu cyangwa rwose pe sinjya muri RIB, ibyo bintu ndabyanga, ntago mbikunda. Aya mateka ikintu yasigiye cya mbere ni uko kuba ndi umunyarwanda, setu ndi umunyarwanda, n'abana banjye n'abanyarwanda, nabo mvukana nabo n'abanyarwanda, n'igihugu mbamo ni icy'abanyarwanda. Simba mu gihugu cy'abatutsi, simba mu gihugu cy'abahutu, mba mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu cya mbere rero nakuyemo, nzi ku mutima wanjye kandi nakigisha n'abantu, nuko umuntu nambona ambone ndi umunyarwanda, nanjye mubone ndi umunyarwanda. Nimureba gutya kandeba gutyo, hari ibintu byinshi bitazongera kuba, kandi hari n'ibintu byinshi bizava mu banyarwanda. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri nabonye n'ukuntu ibintu
ibintu Satani ashobora gusenya ibintu mu mwanya muto cyangwa se akabisenya mu gihe kirekire, Imana igahita yubaka ibindi bintu mu kanya gato. Kuko nk'amateka y'u Rwanda ngiye hari ibintu nabonaga, hari ibintu nabonye ndi umwana mutoya ndabireba birenze ubwenge bwanjye. Mbona ukuntu abantu bapfa, mbona ukuntu abantu bazira ubusa, mbona ukuntu umuntu azira uburebure bwe, mbona ukuntu umuntu azira ubupfura bwe, mbona ukuntu umuntu azira ngo yavutse kwa runaka, mbona ako kaga nyine kuzira kuri muremure kandi utariremye, ukazira kuri mugufi utarigize mugufi. Ikintu nahise nkuramo aho ngaho ni ukumenya ko umuntu uko asa kose nta muntu wiremye. Umuntu nabona umuntu ntakagira umuntu uzira ubugufi n'uburebure. Hari ahantu igihe cyageze uburebure abantu bapfa ko abantu bifuza kuba barebare, hari n'ikindi gihe abantu bagezemo bifuza kuba bagufi. Nasanze rero mu isi y'ijuru ikintu cyiza kibaho ni ukwiyubahira Imana, kuko nta hantu umuntu ashobora kuba ngo uburebure bwanjye buzankiza cyangwa ubugufi bwanjye buzankenesha. Nta n'uzakizwa n'ubugufi bwe hanyuma ngo akeneshwe n'uburebure bwe. Ikindi gikomeye nabonye ni uburyo abantu biyubatsemo. Rwose nkatwe tuba mu nsengero, njya ndeba amakimbirane tugirana mu nsengero, abantu umuntu agapfa n'undi ngo yaramuvuze, umuntu agapfa n'undi ngo yamwiciye ubukwe, umuntu agapfa n'undi ngo byagenze gutya na gutya. Nkareba ukuntu dutinda kubabarirana, nkareba ukuntu tudasuhuzanya, kandi twari muri repetition, twari twumva ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Ariko ndeba ukuntu umunyarwanda yiyubatse. Nabonye urugendo abanyarwanda banyuzemo, ndeba uburyo umuntu yiyubatse ku giti cye, mbona ukuntu abantu bataheranywe n'amateka. Noneho ndeba ukuntu twebwe abakristo tujya duheranwa n'amateka y'ibyo twanyuzemo, ntitwifuze kuyavamo cyangwa tukabigira ibintu bihambaye. Nabonye ukuntu abanyarwanda biyubatse, biyubaka bamwe atari uko binjiye mu rusengero ngo basenge bafite na Bibiliya, ahubwo bashakisha kwiyubaka hagati muri bo. Bariyubaka birakunda, abagabo babyara abandi bagabo, abagore babyara abagore, bagira imiryango ibakomokaho. Ubu bafite imiryango ibakomokaho, Imana iraborora, barororoka, baragenda baba abantu bakuru. Mbese ibintu umuntu ashobora kwigira ku mateka y'ibyabaye ni ibintu byinshi umuntu atavuga ngo anarangize. Ubundi nicyo bavuga ngo buri rugingo rwose ni n'akamaro karwo, sibyo? Niba umuremure afite akamaro azagira muri sosiyete, kandi n'umugufi, kuko ahantu umuremure anyura ntago ariho umugufi yanyura, sibyo? Umuntu w'inzobe icyo yakora si cyo w'igikara yakora. Burya abantu b'inzobe ntago bakunda gutinda ku zuba, kuko nta melanin nizo zidetamininga cyangwa se igena uko umuntu agomba gusa, niba agomba gusa inzobe cyangwa agomba gusa igikara, sibyo? Niba rero habaye nk'igikorwa gisaba ko mugomba kwigomwa mugatinda ku zuba, bivuze ko umuntu w'inzobe ntago azaritindaho, ariko w'igikara azaritindaho. Ntago abantu b'inzobe uzarebe, ufite abana b'inzobe, uzarebe buriya nka fisi wawe ntago yatinda ku zuba, na kameramani wawe nabonye ari inzobe, ntago ushaka gutinda ku zuba, uze kumubaza mu gisibyo, ntago yatinda ku zuba, ariko umuntu w'igikara ashaka kuritindaho. Bivuze ngo rero buri muntu wese afite ikintu amara. Akamaro k'igihiko siko k'isosi, akamaro k'igihiko siko kamaro k'ifoke. Ntago warisha ifoke isosi, sibyo? Ifoke ni iki? Ifoke bivuga mu Kinyarwanda, uri kwigisha abanyarwanda no mu Cyongereza. Ni iki nyine urwo rurimi? Furusheti base. Ikanya, sibyo? Kamaro k'ikanya nagaraka, ariko kamaro k'igihiko, sibyo? Akamaro k'ipata siko kamaro k'urugi, kuko urugi ntirwabaho nta pata, n'ipata ntacyo ryaba rimaze nta rugi. Ahangaha nakubaza ikindi kibazo cy'amatsiko cyane. Burabona hari pasiteri, hari diyakoni, hari mushumba,
sibyo hari abakristo n'abandi bantu kuzamura ntazi bose sinzi abantu bose bayobora deperi kugeza ku wanyuma sibyo abo bose ujya kuvuga ntagari mbanje kuguha urugero mbanje kuguha itorero n'abantu bose muri rusange nabanje kuguha urwo rugero sibyo buri wese abafite ikintu akora kugira ngo byitwe itorero sibyo byitwe itorero cyangwa se byitwe nyine ikoraniro ry'abantu basengera hamwe sibyo kuko harimo pasiteri wenyine sinzi ko byakitwa itorero ko se yaba ari rimwe bisaba abayoboke hari idini hari katolike hari na islamu hari abadive tuhite dusubira mu bintu bisanzwe muri leta hari gitifu hari n'abandi bayobozi benshi bagiye batandukanye mama Charlene anga waduhuriza sibyo niba gitifu umudugudu hari icyabaye bohereje amakuru mu karere bigiye ku gihugu cyose mu murenge mu kagari bose bakagenda bahererekanya amakuru tubwire noneho uyu umumaro aba bayobozi b'amadini bose ubahurize hamwe ntago ari ku idini rimwe ubahurize hamwe umumaro bagomba kugira cyangwa se ikintu bagomba gukora kugira ngo bakomeze bafashe izi nzego zindi za leta kuba bakomeza gusigasira aya mateka yacu y'igihugu no kuba kugira ngo n'abandi batoya barimo baravuka bazajye bavuka bayazi cyangwa bagire icyo bayakuramo yego ubundi umumaro w'itorero mu gihugu itorero niryo rigomba kugira umumaro munini kubera yuko nyine tuvuga ko ubushobozi dufite cyangwa imbaraga tuba twiringiye dukunda gushyira imbere ni imbaraga z'Imana rero muri iki gihe kuvuga ngo umumaro w'itorero cyangwa ibyo itorero rikwiye gufasha igihugu kubivuga biri bungori kubera yuko ahubwo mbona igihugu aricyo kiri gufasha itorero nicyo kibazo rero dufite igihugu kiri gufasha itorero mu gihe itorero ryagafashije igihugu ubundi byakabaye ko itorero rifasha igihugu kuko imbaraga ziba mu itorero burya imbaraga za Bibiliya ziruta imbaraga z'imbunda yes waya gute sibwo nawe urabizi nubwo uba wigize umunyabwenge w'isi nawe urabizi ko imbaraga ziri muri Bibiliya umunyabwenge w'isi ariko hari undi ushaka kubwira ibyo bintu ntabyumve bibasobanurira impamvu mvuga yuko imbaraga ziri muri Bibiliya ziruta imbaraga zo mu mbunda nuko Bibiliya ni ijambo rya nyir'ijambo ni ijambo ry'Imana kandi ni ijambo ryanditswe n'abantu bari bahumekewemwo n'umwuka w'Imana bishatse kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana muri make ijambo ry'Imana reka mubwire imbunda sibyo imbunda irwana mu mubiri Bibiliya ikarwana mu mwuka bivuze ngo rero buri kintu cyose gifite umwanya ariko kikagira kuko n'Imana urumva umuntu wakoze imbunda nawe sinkeka ko ari shitani wamuhumekeyemo umwuka we oya ntabwo ari shitani wamukoreyemo ni Imana yamukoreyemo kuko Imana yari izi akamaro k'imbunda yari ibizi abasirikare ariko ibyo byose Imana irabikontorora ari Bibiliya yego impamvu rero nkubwira yuko itorero ariyo ryari gufasha igihugu ariko igihugu nicyo kiri gufasha itorero kuvuga ngo umumaro w'itorero wari ukwiye kuba mugari munini cyane mbese muri make ntago ipingu ryari rikwiye kuza mu rusengero nta nubwo mbese ukuntu itorero rihagaze n'iby'Imana ibishaka ntago mu bantu bakwiye guhagarara imbere y'inkiko nta bakozi b'Imana bari bakwiye kubamo kubera ko na kera habagaho babamenya abo babamenya b'abahanuzi abami bakajya kubagisha inama ese tubigenze gute nimutubwirira Imana yanyu turwane gute tubigenze gute igihugu cyaterwa cyangwa cyakumva umwuka w'intambara hakabaho kujya guhiga ahantu hari bamenye ariko ubu ngubu babamenya bariho ni abanyamitwe ntago wabwira ribu cyangwa polisi ngo nimugende mubaze umuhanuzi kandi yarayabambitse ipingu babayabeskoro rero inshingano z'itorero zagiye hasi ahubwo birababaje aho ujya kono kabona igihugu kiri mu nshingano ariko itorero ntiriri mu nshingano aho umuntu ashobora kuba mu mudugudu akaba mu kagari atuje ntagirane ikibazo na gitifu
akishimira mu gihugu cy'u Rwanda ariko yagera mu itorero agahangayikiramo. Ni ukuvuga ko itorero ryataye iki? Ryataye inshingano. Ariko ubundi itorero ryagakwiye kugira umumaro munini cyane wo kubaka igihugu no gushyigasiga amateka y'igihugu no gufasha abanyagihugu. Hanyuma polisi ikirukanka ku bisambo by'ibisambo, hanyuma na Bibiliya ikiruka ku bisambo. Burya ari ibisambo bigaragara n'ibitagaragara. Ibisambo birokotse ipingu bigafatwa n'imbaraga z'Imana. Rero inshingano itorero ntago inshingano bazirimo, ahubwo nyine muri uyu mwanya twasaba itorero kuba mu nshingano. Ariko se buriya koko mbwiza ukuri, buriya mu matorero cyangwa se mu madini habamo ibintu by'ingengabitekerezo cyane kwa kunda abantu dufata ibintu tukabyimagina kandi mu by'ukuri atari byo. Oya, mu madini habamo ingengabitekerezo kandi kuba yabamo nabyo ntago bikabije cyane kuko itorero riri mu isi. Itorero kuko riri mu isi rigomba no kubamo abisi. Yego. Ariko hari ibihumbi 7,000 bitarapfukamira Bayali, harimo n'abazima bakijijwe neza kandi mu byiciro byose bafitiye Imana umumaro. Nuko ibyo tuba turi kuvuga ni mu buryo bigaragara muri rusange uko ibintu bifatwa. Ubwo isinyibutsa akantu nasomye, umuntu avuga ngo utarakubitirwa mu rusengero ngagira ngo sinzi. Okay, kadukomeze. Ntabwo turi mu gihe cyo guseka, ariko hari igihe abantu baba bakwiye no kumwenyura bakishima. Burya nubwo waba uri mu gihe cy'icuraburindi, igihe kiba kigomba kuzana bwo ukishima. Njyewe hari ikintu nigeze nibaza cyane. Urabona iri terambere, iyo iterambere ryabaye babivuga ngo hari umuntu wabigizemo uruhare. Nko kuvuga ngo rura rusengero ko ruhagaze, runaka yashyizemo amadirishya, runaka yaguze amabati, runaka niyo yashizemo amatoilette, runaka yaguze intebe, yashizemo amarange. Ukumva buri muntu wese afite umumaro yakoze kugira ngo itorero cyangwa se urwo rusengero cyangwa se n'uwo musigiti uba uhagaze gutya wemye. Iri terambere aho irebye iterambere igihugu kimaze kugira, kuko uko igihugu cyari kimeze 95 nuko kimeze uyu munsi 2022, nuko cyari kimeze muri 2020 na 2019 ntago bihwanye, sibyo? Iterambere rigenda ryiyongera buri kanya. Iri terambere rubona ari bande barigizemo uruhare, bakwiye gushimirwa se nabo bayobozi gusa barigizemo uruhare kuba igihugu cyacu cyariyubatse? Ni abanyamahanga babigizemo uruhare kuba igihugu cyacu cyariyubatse kikava mu icuraburindi cyari kirimo? Ni abanyarwanda muri rusange ubwabo ku giti cyabo n'urubyiruko? Babari tubwire iri terambere ni bande turikesha? Uruhare umuntu iterambere umuntu turikesha, turarikesha Uwiteka. Ni Imana yahabaye ikoresha abantu. Ni Imana yakoresheje ubuyobozi bw'igihugu, hanyuma ubuyobozi nabwo bukoresha ibindi byiciro. Kuko burya kugira ngo umuntu nkubona nk'ubunge aho ngeze aha, ntabwo nshobora kuvuga ngo ni njye njyenyine, ntabwo bishoboka. Kuko kugira ngo umuntu agere imyaka nk'iyo mfite, hari abantu benshi bagizemo uruhare. Wenda nuko ngira imyumvire yanjye ntajya mpuza n'abantu, nk'ubu bibaye ngombwa ngo ngiye gushimira abantu batumye mbaho, sinasiga abaganga bamvuye. Kuko igihe najyaga kwa muganga ndi muri koma baramvuye bayinkuramo. Rero ndamutse ngiye gushima batumye ngira uruhare mu myaka ngezemo, ntago nashima ngo ndeka abashinzwe umutekano, kuko hari imihanda nanyuzemo irimo polisi, kandi birashoboka ko hari aho yahagaze nari gutegerwa n'ibisambo. Kandi kugira ngo ngere muri iki gihe hari abantu bambwiye ngo humura, uwambwiye iryo jambo ngo humura akarimbwira rimwe mu mwaka, uwambwiye ngo komera, uwambwiye ngo Imana irahari, uwansengeye, abantu benshi. Rero ntago navuga ngo kugira ngo tugere ahangaha ntago ari iby'umuntu umwe, ariko nanone navuga ngo ni Imana yakoresheje abantu batandukanye. Habayeho abantu bamena amaraso yabo, ibyo ni ibintu byumvikana. Bibiliya n'imbunda byakoze akazi gakomeye. Bibiliya n'imbunda byakoze akazi gakomeye kugira ngo tube tugeze ahangaha. Rero umuntu uhagarariye iki gikorwa cy'uko mu Rwanda hari umutuzo n'umutekano tugeze ahantu, n'Uwiteka wagiye akoresha ibyiciro bitandukanye guhera ku buyobozi bw'igihugu dufite. Ariko Bibiliya n'imbunda byubahwe n'ababikoresheje. Hari ikibazo gikomeye cyane. Urabona
abana benshi bari kuvuka ubu bari kugenda bagira ingaruka z'ibyabaye kirya gihe 94 sibyo ibi umuntu yakibaza ngo se guta umwana uwo mwana wa 2 gutumwa okay wenda 2 wenda ni imyaka ijya kwegeranya guta umwana 2003 guta umwana 2005 guta umwana 2006 ashobora kugira ibikomere biturutse muri kiriya gihe cy'94 urumva ibyo bintu bishoboka cyangwa bishoboka yego mu buhe buryo rero ukuntu rero bishoboka aba bana bagomba kugira ibikomere by'ibyabaye kandi byarabaye badahari nuko bari mu ngaruka nyine y'ibyabaye kubera yuko nubwo kuba batari bahari ntabwo ari cyo cyihutirwa ahubwo ibisigisigi ibyasigaye ubuzima banyuramo no kubyumva byonyine nabwo birabakomeretsa kuko hari imitima abantu ububona ko abantu bababaye babana rero bavukiye mu bantu barakaye bavukiye mu mateka y'ibyo babona kuko buriya nubwo byagenze gute hari ingaruka tukibamo hari ingaruka turimo za jenoside yakorewe abatutsi 94 hari ingaruka y'ibyabaye hanyuma bisanga abo bana hari ibyo bumva hari ibyo bareba erega hari n'ubuzima hari ubuzima barimo batewe n'ibyabaye none se nimba warabyawe na mama wawe ukabyarwa na mama wawe utagira nyina ukabyarwa na mama wawe wari ufite abavandimwe 20 akabasigaye ari wenyine ayo mashere kuri konka y'umunyamibabaro uwo munyamibabaro ntago azaguha umunezero nkuko ukeneye uri kumva uzajya ubaza mama wawe abahe akubwira ati baramwisha bamwica gutyo uku nguku akwereka amafoto ya ba muyomba wese ntuzagira ikibazo rega wa mwana uvutse nawe akeneye umuryango mugerera akeneye umuryango ntago yawubonye yakurikiranye n'amateka yumva uwo muryango wa mama we cyangwa wa papa we babisha urupfu rubi ugasanga nyine nawe avutse ababariye muri ibyo bintu kaba yavuga ati yaba narifite muyomba yaba narifite anko tonto nani anti wanjye yaba mbese ugasanga ni umuntu nawe ubyawe ni umuntu wakomeretse ni umwana wavukiye mu bikomere bya mama we yego ariko se ubu aba bana bafashwe gute urumva ari igihe ubyarwa n'umubyeyi utarigeze abona keya yego sibyo sinzi ko uzajya gutanga keya wowe utigeze ubona ababishobora ni bake cyane ku ijana sibyo sinzi ko uzajya kugira umuco mama wawe hari ahantu agera akavuga ati okay nabuze byinshi ntacyo ndi kuramira n'uwo nzabyara ibyo biramureba nawe azimenye nanjye naravutse ambura ababyeyi nanjye ndimenye aba bantu ibi bikomere wowe ubona bigira ingaruka ku iterambere ry'amadini se cyangwa se bw'ubwumvikane bugomba kuba buri hagati mu madini ku gihugu ku muryango na nyir'ubwite watugaragariza izo ngaruka n'uburyo ki dushobora kuzirwanya nk'abantu b'abakristo cyangwa se nk'abanyarwanda muri rusange uburyo rero dukwiye kurwanya ingaruka z'ibyabaye ikintu cya mbere ntago bikwiriye ko umubyeyi abyara umwana ngo yifuze kumuha ku gahinda nk'ako yabayemo nka buriya wenda nk'uko nguko ndera abana banjye nk'uko mbarera abana banjye ndamutse mbahaye ku mubabaro nahuye nawo ngewe nababaye ndi umwana mbifubye kandi ifite umuryango mba mu buzima bubi ndirera kandi ifite abakandeze ariko aho ngeze aha ndi umuntu uba ushaka ko abana banjye bishima kandi bagateta bakabaho neza biruta uko nabayeho ngewe kuko kubaho nireze mbabaye numvise uko bimeze ntago rero ushobora kubikigikira ngo umuntu wakomeretse abyare ibikomere no umuntu ashobora gukomereka ariko akabyara umuntu muzima umuntu ashobora kurererwa mu bikomere ariko we akarerera mu byishimo no mu munezero ikintu rero twafatikanya niki nuko mu ruhande rwo mwitorero no mu ruhande rw'igihugu buri wese yagirira mugenzi we umumaro ariko ibyo abantu ntago babikora mwitorero usanga abantu barabaye banyamwigendaho bundi umuntu ageze mwitorero ari ifubye ntakwiye gukomeza kubayo abagabo bakwiye kumubera papa abasaza bakamubera sogokuru abasore bakamubera abasaza be abamama bakamubera mama umuntu akwiye kugera mwitorero akahabona umuryango
itorero rifite uruhare runini rero mu kubaka abantu, kuko umuntu atubakiwe mu itorero ntabwo azubakirwa mu cyumba cy'agahinda cy'umutima we no muri cya cyumba cy'amarira atahamo. Ariko iyo itorero ryakubatse ukabona ko mu itorero winjiyemo abantu bakwishimiye, bagusuhuza bishimye, urasohoka ugataha ukavuga uti nubwo abanjye bapfuye ariko nibura Imana hari abantu yansigarije bazahagarara mu cyuho. Ariko umuntu aba mu itorero nk'imfubyi, bwa bufubyi akabujyaniwe akumva ari nyakamwe, ku buryo abantu ubona itorero ntacyo ribamariye. Deje nge navuga ngo nk'igihugu cyo nge mbona igihugu kiragerageza mu gukora ibyo bakakwiye gukora, kuko bagiye bashyigikira inzego z'abapfakazi, bagenda bashyigikira inzego z'imfubyi bakabafasha kwiga no kubaho, nubwo batakemurira ibibazo rimwe ariko hari ibyo bakoze. Abo bashubije mu ishuri, abari baracikije amasomo, abo bafashije ubuzima bwo kubaho, mbona itorero ryarabishoboye. Ahubwo numva ni nani igihugu cyarabishoboye, numva ni itorero ryashyira mu imbaraga mu kwita ku bakirisitu baryo. Hanyuma noneho nkabwira wenda n'umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cye niwe ugomba umuntu arimenya, niwe ugomba kumenya uko akwiye kubaka ibye byasenyutse. Nimba uvuga ngo aba bana bavuye mu nda yanjye, abo bana baje ntago baje badatunguranye, wababyaye uzi kuri umunyabikomere, nta nama wigeze unegosiya n'abana bayo ngo turashaka kuvuka, bagiye kubona babona baravutse, kandi bavuka mama na papa babigizemo uruhare. Ntabwo abana bagomba kuzira ubuzima twagiye tunyuramo, ntabwo bakwiye koga amashereka y'umubabaro. Hari umwana nigeze ntwita umwe, muhuriraho n'akaga n'amakuba, nkajya nuko cyane bamututse ari mu nda, bakamutuka bakamubwira amagambo mabi. Hanyuma uwo mwana najyaga kera, hari umuntu wabinyibukije, najyaga nza nkakora kunda ngo ngenda gukunda iki bebe cyanjye, njyewe ndi mama, nkamuhumuriza ari mu nda. Ubwo nubwo yahuraga na toroma y'ibyo bigambo biraho hirya, ariko nibura kumva akanyamuneza ka mama, maze amaze no kuvuka mubwira ukuntu mukunda, nkajya musekera. Ntabwo abana bakwiye kuzira ibibazo twanyuzemo. Yego. Buriya rero tubanje mbere yuko tuvuka, abenshi urebye n'ukuntu ahantu isi igeze, abenshi tubanza gukoreshwa inama twagati uraza ku isi cyangwa ntuyizaho. Ndakurahera ati Imana sinshaka kwizaho, ntabwo nshaka kuza ku isi, niba rukugomba ngumemo cyangwa se kunde igitaka cyanyu gisubizeyo. Hari abantu byagenda gutyo, kuko isi y'iduniya ntago yoroshye. Mama Charlene, kera iyo uza kuba uri muri kiragiye wari uhari, iyo uza kuba uri mukuru, sibyo, ukaza kuba uri nk'umuyobozi ushinzwe nko guharanira nk'amahoro se, cyangwa se uri umudiplomate, umudiplomasi ukura nyine, umuntu wunga abantu, nyine ari umuntu ukunda uzi kumvisha abantu cyane. Iyo uza kuba uhagaze muri uwo mwanya icyo gihe, bwira ibintu bitatu wumva wari gukora byari gutuma aya mateka atari kubaho, cyangwa se ibintu wumva wowe icyo gihe wari gukora byanga byakunda kugira ngo uhagarike ibyabaye. Unjyanye mu bintu bya politike cyane, urakabya kandi uzi ko n'amashuri ya uri umukirisitu, kandi icyo gihe nubwo utasengaga, utagiraga wenda wari ufite ubumuntu. Bigareka nkubwire, amadini aza nyuma y'idini rya mbere dufite mu mutima. Burya amadini ni ahantu tubarizwa, ni kuvuze ngo idini ni ahantu tubarizwa, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo nta kintu byongeraho, nta n'ikintu bihindura, sibyo? Idini rya mbere ni mu mutima. Uravuze ngo iyo nza kubaho muri kiriya gihe ndi umuyobozi mbifitiye n'uburenganzira, nari gukora iki? Ikintu cya mbere, cyangwa se ntari utari umuyobozi, kirya gihe wumva wari iki wari gukora iyo uza kuba uri mu myaka yo hejuru nyine. Yego. Imana ubuse nakubwira ngo nari gukora iki ko kiriya gihe, kereka wenda iyo nza kugira imbaraga nk'iza Amerika. Iyo nza kuba nagira imbaraga nk'iza Amerika, nari guhagarika jenoside ntibi. Nta muntu wari gukora ku bantu, yari kubakoraho nanjye amaze kunyica. Yego. Kandi ikindi, nta muntu, reka nkubwire, ko mvuga ngo basaza bawe nabagome, ngo nabicanyi, ngura niso wanyu. Nta muntu wari kumbwira ngo ni musaza wanjye wenda ngo ni runaka,
ngo wenda reka njye mu gikundi cy'abagome ngo kereka njye reka da nari kurengera umuntu aho ava akagero yego kandi ntago nari kwemera ivangura. Okay, turi kugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu twagira ngo uduhere inama se uhumurize inama. Buryo umuntu afite ikintu cyitwa agahinda gakabije cyo gihe ntago agikeneye inama, abakeneye ahubwo umuntu wo kumwumva akamutega amatwi, umuntu ukamwereka kuri kumwe nawe ukamwereka ko ibintu byose bimeze neza. Wowe gira ikintu tubwirira uyu munsi umuntu yabuze se, yabuze nyina, umuntu wabuze famiye yose, umuntu wabuze nyirasenge, umuntu wabuze marume wese, umuntu wabuze uwo yakundaga muri icyo gihe, gira ikintu ubagenera cyangwa ubutumwa wabagenera wo kubahumuriza muri aka kanya nk'umukristo. Okay, kubera yuko turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94, ariko nimba hari abantu b'intangarugero mu kwishakira iterambere no gushaka ihumure nibo. Mbese hari n'igihe wibwira ngo urajya kubahumuriza ahubwo urebye nabi ni nabo baguhumuriza. Siko ikibazo gikomeye. Aba bantu tuba twumva tubabariye cyane ni abantu bamaze gukomera barenga umubabaro, barangije batambuka ibikomere, batambuka amateka yababayeho, batambuka ibintu baradepansa mu buryo buteye ubwoba. Kuko uhubwo urebye nabi nibo baguhumuriza, kuko ni abantu bakomeye mu mutima, ni abantu bamaze kuba intwari, bamwe bamaze kumenya kubabarira, barenze ibikomere, barimo barakomeza abandi. Ariko kuko ibi bihe bibasubiza hasi kubera ibyo bagenda bibuka, ndashaka kubabwira ngo iyabakomeje mu myaka 28 ngira ngo mukaba mwarakomeye, mwarabaye abagabo n'abagore, mwarabaye abantu biyubatse mu kubaka abandi, mwarabaye abantu bafite ihumure mugahumuriza abandi. Imana y'amahoro ikomeze bakomeze mwebwe n'ababakomokaho n'abahungu n'abakobwa banyu. Ikindi abantu babegere babebe hafi, dusengere igihugu cyacu muri ibi bihe turi kunyuramo bikomeye. Kwibuka abantu baniyubaka Imana irabyemera. Hanyuma Bibiliya avuga ngo mwishimane n'abishima, mubabarane n'abababara. Nubona abantu bababaye ukishima ujye umenya ngo wabivanze, kandi nubona abantu bishimye ukababara ntago ari byo, ahubwo nimba turi mu gihe cy'umubabaro dufatanye n'abandi kubabara, maze nitujya mu gihe cyo kwishima tujye dufatanya n'abandi kwishima. Ndababwiye ngo nibakomere kandi y'amahoro bakomeze. Ukomeze wibuke kandi wiyubaka. Yego. Okay, inshuti zacu rero bakunzi, mwakoze cyane kudukurikira ikiganiro twari turi kuvuga ku ruhare amadini n'amatorero bifite kugira ngo tubashe gukomeza gusigasira amateka yacu y'igihugu. Burya ngiye iyo ndebye abanyarwanda mbona ari ikimenyetso cy'amahoro, ikimenyetso ushobora kuvuga ngo iki kimenyetso rwose ikimenyetso cy'amahoro, kwiyubaka gutangaje ndetse n'iterambere. Kuko urebye ngenge nicara nk'iyo nicaye ndavuga nti cyakora Imana ibaho pe, Imana igira amaboko kandi abanyarwanda barakomeye cyane. Iyo ureba ukuntu igihugu cyari kimeze, ngenda mbitekereza nkakorera ishusho ukuntu igihugu cyari kimeze, wareba uyu munsi amatongo, reka nta matongo, imihanda, amazi, amazu meza, abanyarwanda baraseka, barashyingiranwa nta kibazo. Imana yagiriye neza abanyarwanda. Nanjye reka mvuga ibyanjye, nubwo burya twanyuze mu mateka atari meza ashaririye cyane, ariko burya uriho, ikindi kandi uzakomeza unabeho, uzabaho ugere n'ahandi hantu kure abo ngabo wabuze. Hari abazaza bakabasimbura, abazabyara bakabasimbura. Mukomeze mwibuke kandi mwiyubaka, mwihangana cyane. Imana irahari ndetse hari n'ababareberera kugira ngo mukomeze mumere neza kandi mugubwe neza. Mama Charlene, wakoze cyane kwakira ubutumire bwacu, wakoze cyane, turagushimiye. Nshimiye inshuti zacu zadukurikiye. Ukore subscribe iki kiganiro, ugisangize inshuti yawe, mugenzi wawe, ubigire urubyiruko barebe. Urubyiruko natwe dufite uruhare rukomeye, ntago tugomba kujya aho tugomba kujya, ngaho batujyanye hose tujyeyo. Wowe reba inzira nziza ya nyayo ubari ujyamo, kuko nta muntu wakujyana mu nzira usko itari bugukururira amahoro ngo nawe ujyemo. Tugende tujya heza,
tubona ko ari butuganishe ku kintu cyiza. Ntitukemere rero kumva ndetse no gukora buri by'umuntu wese aje atubwira. Dusigasire amateka y'igihugu cyacu kuko ni twebwe bifitiye umumaro cyane. Mwakoze rero kudukurikira. Ciao ciao.